Abakozi ba Minisiteri y'Urubyiruko n'Ikoranabuhanga ku bufatanye n'inama nkuru y'urubyiruko baremeye urubyiruko rwarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu karere ka Musanze, akaba yarasanzwe acuruza imyenda. Iyi nkunga ikaba igiye kumufasha kwagura ubucuruzi bwe. Umurerwa Christine n'umwe mu rubyiruko rwacitse ku icumu mu karere ka Musanze, akaba yacuruzaga imyenda itagezweho bitewe n'ubushobozi buke, bigatuma hatagera ku nzozi ze z'iterambere. Nyuma yo gushyikirizwa sheki y'ibihumbi 550 by'amafaranga y'u Rwanda n'abakozi ba Minisiteri y'Urubyiruko, yatangaje ko agiye gutangira ubucuruzi bugezweho kandi bumuha inyungu ihagije, bityo arushaho no gushimisha abakiriya be. Ubundi buryo nakoraga ubucuruzi bw'imyenda ya caguwa. Nacuruzaga imyenda mu by'ukuri itari myiza ya nyuma, biti ya nyuma, ariko nabaga ncuruza nibaza nti nzakura hehe ubushobozi ko abakiriya banjye bambaza imyenda myiza ya karite bizagenda biti. Ariko hamwe n'Imana, ndashima Imana impaye aya mafaranga yo kugira nagura ubucuruzi bwanjye. Ndagenda ndangura imyenda abakiriya banjye bakeneye, kuko ibyo baba bakeneye mba mbizi. Ndumva bizamfasha cyane kandi ndabyizeye. Umuyobozi mukuru w'urubyiruko muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Ikoranabuhanga, Ngabonziza Benoit, yavuze ko amafaranga yahawe uru rubyiruko rwacitse ku icumu yavuye mu bakozi b'iyi minisiteri, akaba yaratoranyijwe n'akarere ka Musanze nyuma yo kugaragaza umushinga wo gucuruza imyenda. Ni abakozi ubwabo mu mafaranga bahembwa bitanze. Uyu rero twaremeye ku bushobozi bw'aba bakozi, ntago haremerwa abantu benshi bitewe n'ubushobozi bw'abakozi baremeye. Icyabayeho ni ukwifashisha inzego z'ibanze, cyane cyane z'abayobozi b'akarere ka Musanze, badufasha kumenya umuntu ukeneye ubufasha kurusha abandi, uko twari dufite ubushobozi bwo gufasha umuntu umwe byibuze. Mu bo baduhaye uriya, tuza kumusura, dusura n'abandi bari bagerageje kutwereka, twemeranya kuri uriya rero yari afite umushinga, adusaba ibyo twamufashamo, ni nabyo twakoze. Inkunga y'amafaranga ibihumbi 550 y'u Rwanda yakusanyijwe n'abakozi ba Minisiteri y'Urubyiruko n'Ikoranabuhanga ku bufatanye n'inama nkuru y'urubyiruko, yitezweho kuzamura ubucuruzi bwa Christine ufite inzozi zo kuba umucuruzi ukomeye nyuma yo kubura imiryango ye muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Nyamara ubwo Perezida Paul Kagame yatangizaga icyumweru cyo kwibuka, yahumurije abacitse ku icumu ko babuze imiryango yabo ariko bagifite igihugu kibakunda.